ineza abirondora umwana w'umuntu abirondora umwana w'umuntu abirondora umwana w'umuntu abirondora umwana w'umuntu abirondora Imana yakoze uzi uko mbivuga nta n'umwana w'umuntu abirondora sinzahwema kuvuga ineza. Zaburi ya 96. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya mwabari mu isi mwe mwese mwe muririmbire Uwiteka. Muririmbire Uwiteka muhimbaza izina rye, mwerekana agakiza ke uko bukeye, mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga yose. Kuko Uwiteka akomeye akwiriye gushimwa cyane, kandi ateye ubwoba arusha ibigirwamana byose. Kuko ibigirwamana by'amahanga byose ari ubusa, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru. Icyubahiro no gukomera biri imbere ye, imbaraga n'ubwiza birahera he. Mwa miryango y'amahanga mwe mwaturire Uwiteka, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga, mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro. Muze mu bikari bye muzanye ituro, musenge Uwiteka mwambaye ibyera, mwabari mu isi mwese mwe muhindire imishyitsi imbere ye. Muvugire mu mahanga muti Uwiteka ari ku ngoma, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Azacira amahanga imanza zitabera. Ijuru rinezerwe, isi yishime, inyanja ihorerane n'ibiyuzuye, ikigarama cyishimane n'ibikirimo byose. Nibwo ibiti byo mu ishyamba bizaririmbishwa n'ibyishimo imbere y'Uwiteka, kuko agiye kuza agacira abari mu isi imanza. Azacira abari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zihwanye n'umurava we. Amen. Yesu ashimwe, Yesu yubahwe. Reka dushime Imana muri iyo zaburi, twibutse iby'Imana yakoze tuyishimire, twibutse aho Imana idukuye tuyishimire. Ibuka ku mirimo y'Imana, ramburira Imana amaboko, gira ibyo ubwiye Imana, hamiriza abandi imirimo y'Imana wiboneye niboneye. Imana yacu niyo gushima. Iki gitondo himbaza Imana, shima Imana, wiheranwa n'ibitaracamo, wireba amasezerano ataracamo, witinda ku bitarakoreka. Hari iby'Imana yakoze, hari iby'imbaraga Imana yadukoreye, hari aho Imana yatuvanye, hari aho Imana itugejeje, hari ingabo nyinshi Imana yatanze zirapfa ku bwacu. Niki cyatubuza gushima Imana? Reka dusenge. Mana, tukuramburiye amaboko, twibutse ko turi bazima nushimwe, twibutse ko warengeye imiryango yacu nushimwe, twibutse ko wigeze kudutabara nushimwe, twibutse ko aho twaguhamagaye tugowe ukumva gusenga nushimwe, twibutse kuri Imana ibeshaho nushimwe, twibutse kuri Imana ivana ku iseta nushimwe, twibutse kuri Imana itanga urubyaro abantu bananiwe, abaganga bananiwe nushimwe, twibutse kuri Imana igabura we nushimwe. Nta nzira zihari ariko tukarya tukabaho, ntacyo tubona ariko ukiyeranja ukabidukorera, ukabiduha, ugatanga ingabo nyinshi ku bwacu, ukatuvugira. Iyo Uwiteka we turagushimiye, twibutse imirimo, ibyo wakoze mu bana bacu, ibyo wakoreye abamama, ibyo wakoreye abagore, ibyo wakoreye mwami Yesu abagabo, haleluya, ibyo wakoreye abasore n'inkumi, ibyo wakoze n'iby'imbaraga, ibyo wakoreye abagukorera, ibyo wakoreye mu nzu y'abakwizera, ibyo wakoreye abo dusengana mwami, abo waburaniye, abo wabugiriye neza, abo wambitse, abo wasubije, abo wakijije indwara. Dufite ibihamya
ibihamya, uri Imana y'amaboko maremare, dufite ibihamya, uri Imana ikora. Mana ndabyibutse ibyo wankoreye Mana. Shimwa iki gitondo, niki cyatubuza kugushima. Uduhaye kubyuka duhumeka, uduhaye umwuka ku buntu, ni wamamare Mana. Nuhimbazwe uyu munsi, tugushimiye muri iyi zaburi, tuvuga imirimo yawe, tugusingiza, tugushyira hejuru. Uwiteka wubahwe none n'iteka ryose. Amen, amen. abirondora ibyo Imana yakoze, gusa uko mbivuga nta n'umwana w'umuntu wabirondora. Sinzahwema kuvuga ineza. Ndakwibutsa kandi kuri iyi chano yawe, kuri iyi chano yacu, niba ari ubwa mbere kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha gukurikira amasengesho ya mu gitondo acaho, kandi ntibibagirwe no gukora share usangize n'abandi kugira ngo nabo babashe kubyuka bisengere. Murakoze.